niki nzajyana kwa muganga umunsi ndayamfashe bizagenda gute none ugasanga atuye n'ahantu none atari kumwe n'abandi bantu ugasanga iyo nayo ni mbogamizi afite ntazi nzagura iki bizagenda gute ni gute bimeze niba udafite ubushobozi bwa valise genda ugura igikapo gisanzwe nyine kiri moyenne kiringaniye kubera ko iyo ugiye kubyara ntabwo utwara cyangwa ivalise kinini no ushaka kukubwira ngo uzagure caguwa cyangwa mangazi byose biterwa na choice yawe hari ukunda caguwa hari ukunda mangazi ariko njye cyo mbakangurira ni ukugira gusanga imyenda ugomba kuba wayiteganyije warangiza ukareba udupantaro ya reserve ku ruhande ukavuga ati amafaranga akanya kari ko kose bashaka kumusaba amata y'umwana wa mugwaza wanje azahita agenda nzanira amata duha umwana yes ikindi cyongeho ni lunch urabona muri iki gihe ntabwo tugikunda kuzikoresha ariko iba nziza iyo uyishize uyifunga hano mu bitugu gutya nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro. Hello MK Family TV tubahaye ikaze tunezerwe kuko turamahoro kuko Imana ikomeje kuturinda ntitwirengageje ariko hari benshi bahuye n'ibyago hari benshi babuze ababo turavuze ngo pole cyane hamwe n'Imana mwihangane hagati aho nshuti zacu tubahaye ikaze abamama muraho yambi mwese amamama turabasuhuje tubahaye ikaze karibu cyane mu kiganiro murabizi ko abamama muri inshuti zanjye cyane ni mwebwe duhora tuganira ni mwebwe duhora dutaramana karibu rero tubahaye ikaze rero nkuko mubibona sije yacu y'uyu munsi ni hejuru y'abamama ni ibiganiro byinshi cyane nagiye nkora hejuru y'abamama kwikorera kurera abana uyu munsi rero twaje kurebera hamwe hejuru ya wa mumama utwite hari ini parti ya mbere tutangiye tuzagira parti ya kabiri yabyaye parti ya gatatu yahetse ino minsi donc ni hejuru y'abamama nicyo kintu ushaka kugira ngo turebere hamwe uyu munsi rero naje kureba hejuru y'imyiteguro y'umumama ni gute umumama yitegura wa mumama utwite wa mumama uri hafi kuzabyara kuzibaruka ikibondo murabizi wa mama turitegura pe iyo twite si tumaze kugera nko muri ya etape ya gatatu ibintu byose umaze kubyegeranya uvuga tuke numva gushaka iki nicyo ngira ngo rero turebere hamwe twibukiranye uziko ari wa muntu ushaka gutwita akicara kibaza maybe ari nk'inda ya mbere tese ubu nzashopping niki nzajyana kwa muganga umunsi ndayamfashe bizagenda gute none ugasanga atuye n'ahantu none atari kumwe n'abandi bantu ugasanga iyo nayo ni mbogamizi afite ntazi nzagura iki bizagenda gute ni gute bimeze uyu munsi je kukumara izo mpungenge wewe ukurikirane gusa ino video uragera ku mwisho wayo uzi tese niki nzajyana kwa muganga umunsi nzajya kubyara karibu rero dutangire rero ikiganiro cyacu abamama siri tuba twita uno mwaka wa 2024 mu ntega amatwi mukurikirane ibintu byose mugomba kwitwaza mugiye kubyara yego murakoze cyane tugiye gutangira rero turavuga hejuru hafi ibintu 10 nibyo tugiye kurebera hamwe icyambere umumama ugomba kuba ufite ni valise ariko valise hari ibintu byinshi bigomba kujyamo tugiye guhera kuri valise nicyo kintu cy'ingenzi umumama agomba kwitegurana sasa ntabwo nshaka kuvuga kuri wa mumama ufite ubuzima buri hayi no ndavuga ku buzima buciriritse ugomba gushaka valise niba udafite ubushobozi bwa valise genda ugura igikapo gisanzwe
nyine kiri moyenne kiringaniye. Kubera ko iyo ugiye kubyara ntabwo utwara cya ivalise kinini no, utwara valise ntoya ushiramo ibintu by'ingenzi, kubera ko ntabwo ugiye gucumbika igihe kirekire kwa muganga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushaka umwenda uzambika umwana wawe. Nawe ureba wa mwenda ushushe, kubera ko umwana bari mu nda ashushe afite ubushuhe, noneho aba ageze ku musozi, ugomba kumurebera umwenda ushushe. Umwenda ushushe ugomba kuba urugero nk'uwuhe mwenda, ugomba kuba ari nk'umupira ufite nk'ingofero yaho, ugashaka agasengere gafite indomini hano ufunga. Ugomba gushaka n'agapantaro kayo, udusogesi, agakofero n'utuga. Ukavuga tuke uyu mwenda urahari, nibansaba umwenda nguyo nzahita ngutanga. Warangiza ugashaka ikigoma. Nkuko numva ngiye ugomba kwitwaza nibura ibigoma nka 4 cyangwa se 6, byaterwa n'ubushobozi. Ugapakinga muri ya valise yawe. Reka tugire ibigoma 6, ukabishira muri ya valise yawe. Ukareba n'utundi dusengere basi. Iyo ni imyenda yo kwifashisha iminsi mike kwa muganga. Utundi dusengere natwo nka 6 ugatekera. Hari abakunda ibyamangaze, hari abakunda caguwa, biterwa nabo y'umuntu. Ntabwo nshaka kukubwira ngo uzagure caguwa cyangwa mangaze. Byose biterwa na choice yawe. Hari ukunda caguwa, hari ukunda mangaze. Ariko ndico mbakangurira no kugira gusanga imyenda ugomba kuba wayiteganyije. Warangiza ukareba udupantaro natwo nka 4, ukareba na udusubareti. Nubwo ushaka washiramo nka 4 twa caguwa na 4 twa mangazi, nibura 8, kugira ngo nagahinja wicara ugahindurira buri kanya. Yego, utwo n'utwenda tw'ingenzi ugomba kubika. Warangiza ugashaka pampa ni ngombwa, nazo ziratandukanye. Pampa lingette ni ngombwa, ugomba kuba ubifite, ukabishira muri ya valise yawe. Ugashaka isume ni ngombwa, n'akabavete. Ariko bavete yo kubera ko yewe wapfa kugatekeramo ariko ntabwo ari cyane. Bavete nazo washiramo nka 3 two kwiteganyiriza. Bibero ni ngombwa cyane, kubera ko abamama hari igihe ubyara ugatinda kugira amashereka, bikaba ngombwa ko bakwexija ku mwana agomba kubanza kunywa amata. Amata sinakubwira ngo uzayategure nayo, wafata amafaranga ya reserve ku ruhande ukavuga ati amafaranga akanya kari ko kose bashaka kunsaba amata y'umwana, wa mugwaza wanje azahita agenda nzanira amata duha umwana. Yes. Ikindi cyongeho ni lenje. Urabona muri iki gihe ntabwo tugikunda kuzikoresha, ariko iba nziza iyo uyishize uyifunga hano mu bitugu gutya. Yes, nayo ni ngombwa. Nka cyagiye cyo guheka umwana bikaba ngombwa kugakenera, ariko iyo uzayikoresha igihe cyo guheka umwana. Ngiye niko mbyumva. Ikindi cyongeyo utagomba kwibagirwa, porte bebe.